Twongeye kubasuhuza abavandimwe aho muherereye. Turi kumwe n'umutumirwa, ni umuntu ukina amafilime. Twashatse kuganira ku bijyanye na korona. Araza kutubwira ibibi bya korona yazanye, yongere kandi atubwire n'ibintu bigaragara ko ari byiza ku buzima bw'abantu yazanye. Rero mutege amatwi kugira ngo tumwumve. Sawa murakoze, nge banita Aimable Neymar, Instagram, YouTube nayo mazina nkoresha. Nturutse mu gihugu cya Amerika mu mujyi wa San Antonio. Ku bijyanye na korona hamwe yaje kugira neza. Icyambere cyiza korona turimo kubona ifite, akabari karafunze, utubari twarafunze, abantu babaye abayumbu bonyine bose. Icya kabiri, ubu ngubu nta kuvuga ngo abana ngo babura ababyeyi babo ngo cyangwa se ushakisha umuntu mubure ngo ni busy. Oya, ubu ngubu umuntu asigaye abana na famiye yiwe 24 sur 24. Icyo kintu cyane cyanejeje cyane. Ikindi noneho cyaje kuba kibi urabona amasengero zarafunze, iyo niyo inconvenience. N'aya mafa nyine ahari, insengero zarafunze kandi ubu urabona kuko hari abantu bari bategereje umushahara mu nsengero, amariro, umugati mu nsengero. Insengero zarafunze, ubu ngubu ntabagisenga. Abapasiteri bari bamaze kugarama bashaka amariro mu rusengero, ubu ngubu nta kazi bafite. N'ubu no muri Amerika bari mu barwana hejuru y'amasengero gushakisha amariro, ariko ubu ngubu byarahagaze. Abantu tubagisenga basigaye basengera mu rugo. Icyakoze ntaho Imana itadusengera no mu mazu biremewe. Imana iba ahantu hose. Ikindi noneho mushishikariza abo bantu bari bategereje umugati mu rusengero, mushishikare mugende mukore. Nubwo uri umupasiteri w'igitoko kimeze gute, ugende ukore, muje mu mazamu mucuruze n'ibijumba, kuko ibiryo ubu ngubu nizo bifite isoko. Ubu ngubu abafite akazi ubu nyine ni abazamu n'abacuruza ibintu by'ibiryo n'abantu baje mbese abaganga, ariko abapasiteri nta baganga barimo. Gusa icyo nabashishikariza, mugende mukora amazamu, mucuruze n'ibiryo, mucuruze ibijumba, za kabeki n'ibindi biryo bitandukanye. Rero nicyo kintu nababwira, nicyo ngicyo, dutegereze icyo Imana izakora, isure kandi tugarurire amahoro korona gayasaze.